Twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi, kandi tukwibutse gukanda subscribe. Ukanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Iyi ngiyi ni kampani yanyu Nzuri Business Group Limited, kampani ya mbere hano mu Rwanda mu kubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Iyo tuvuze imitungo itimukanwa tuba tubabwira amazu, tubabwira amasambu, tubabwira ibibanza. Ibyo byose rero tugenda tubibagezaho muri rusange, ari nako tuba tubaha amakuru agiye atandukanye ajyanye nabyo, ndetse tubafasha muri byose. Uretse kuranga rero dufasha ugura cyangwa ugurisha, ni nako dukora icyo twita property management. Iyo ufite inzu warayiburiye umukiriya, warabuze abantu bazikodesha, ufite inzu nini se y'ubucuruzi cyangwa amapartema, turavugana rwose ukazidushyira mu maboko cyangwa se ukayidushyira mu maboko, tukayagushakira abakiriya, tugakurikirana uburyo bishyura, tugakurikirana mbese imibereho y'iyo nzu umunsi ku wundi. Wowe ukajya uvugana na konti yawe gusa, usangaho amafaranga yawe. Nta mpamvu yo kuvunika wubaka cyangwa ushaka amafaranga yo kugura iyo nzu nurangiza ngo ujye wirirwa urwana n'abapangayi, kandi Nzuri Business Group Limited ihakubereye. Karibu cyane rero, ari nako kandi uko muri kubibona kuri screen zanyu, turimo tubagezaho inzu igurishwa. Inzu igurishwa ni inzu nziza cyane cyane ya kadastre igezweho, iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, nta handi, ni mu karere ka Kicukiro, umurenge n'uwa Kagarama. Ni inzu rero rwose nziza y'akataraboneka, yubatse mu buryo bugezweho, yubakishijwe ibikoresho bigezweho kandi birambye. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba bine byose binini cyane byo kuryamamo, ikagira dushe na toilette eshatu, ikagira salon, salle à manger, cuisine, stock, annex. Iyo tuvuze annex tuba tuvuze igikoni cyo hanze, stock yacyo, icyumba twita ko ari icy'umukozi, ndetse tukagira na dushe na toilette byo hanze. Si ibyo gusa rero, haba hariho n'ikigega cy'amazi hejuru, ari nako kandi iyi nzu ifite parking nini cyane, ibasha kujyamo imodoka byibuze eshatu nini cyangwa enye ntoya, ikagira kandi na jardin nziza cyane. Iyi nzu rero ifite plafo nziza ya gypsum, ifite inzugi nziza, ibintu byayo byose ni ibintu bigezweho cyane cyane cyane, ku buryo idakwiriye kugucika, kubera ko urabona nk'iyi ni ku izina yayo. Iyi nzu ntabwo ikwiriye kugucika kubera ko ni inzu igezweho, ni inzu nziza kandi iri muri quartier nziza cyane. Iyi nzu rero ntabwo ihenze, irahendutse ugereranyije n'agaciro kayo. Igiciro cyayo ni gitoya ugereranyije n'agaciro kayo. Ikaba iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 400, hanyuma yo igashaka miliyoni 120 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko ziganirwaho. Miliyoni 120 ariko ziri negociable. Wowe urayisura, wayishima, ukavuga uti ngewe iyi nzu ndashaka kuyigura amafaranga aya n'aya, tukagerageza tugafatanya, hanyuma inzu tukayikatuza, noneho ikaba iyawe, ugatunga ugatunganirwa. Iyi ni inzu wagura wayituramo, utayituramo, igakodeshwa amafaranga menshi cyane nubwo waba utayituyemo. Inzu rero wayikunze waduhamagara kuri za nimero zacu mumenyereye, arizo 07 8 8 48 67 97 cyangwa se 07 81 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa rero, ushobora kudusanga aho dukorera, nta handi, ni mu nyubako ya Centenary House mu mujyi wa Kigali. Uzamuka muri etage ya kabiri, ugisohoka muri asanseri, ugahita ukata iburyo bwawe, nta handi, kuri Nzuri uba uhageze. Ni nako kandi ushobora kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Sura kandi website yacu ariyo www.nzuri.rw. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Izo ni za annex nababwiraga, ariko nkwibutsa gukanda subscribe. Wirangiza kureba iyi nzu utarakanda subscribe, ndetse ukande kukazogera, ukore share, kugira ngo n'ubundi ujye ukomeza urebe ibyiza byose Nzuri ikuzanira umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nyaboneka ufite inzu ugurisha, ufite ikibanza, ufite isambu, tugane tugufashe, kandi mu gihe gito cyane. Turabakunda rwose.
uzahe umugabo ubutaka ntatabubyaza umusaruro bazabamushyinguramo, hanyuma uzagura ubutaka kubera ko aricyo kintu cyonyine abantu batazongera gukora. Nta butaka nta gihugu. Igihugu kiba ari icyawe bya nyabyo gifitemo n'ubutaka. Umuntu uzi ubwenge kandi ushaka kubona ejo hazaza heza nuriya ushora mu mitungo itimukanwa. Nimvuga imitungo itimukanwa rero nkavuga ubutaka, ujye uhita wumva Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu gutanga serivisi ijyanye n'ubutaka. Waba ushaka kugura, kugurisha ikintu gifitanye isano n'ubutaka, wegera Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu kuranga amazu. Bashobora kukurangira amazu kuva kuri miliyoni 10 kuzamura. Bashobora kukurangira ibibanza kuva kuri miliyoni 4 kuzamura mu gihugu hose n'umujyi wa Kigali urimo. Nzuri rero yubahwe n'ubukombe muri kino gihugu. Icyo Nzuri itandukaniyeho n'abandi no kukugurisha cyangwa se kukurangira ahantu hatari mu bibazo. Nzuri gufasha kugura ahantu hatari mu manegeka, hatari mu gishanga, hatari mu litige, bakanagufasha guhitamo neza. Banabafasha gucunga neza imitungo yanyu itimukanwa, bakabafasha kuyibyaza umusaruro. Bakabakorera mu mujyi wa Kigali muri Centenary House muri etage ya 2. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri ya nimero yabo yoroshye cyane 0788 48 67 97 0788 48 67 97. Bafite n'indi ya 0788 23 0 1 2 3 0788 2 2 2 0 1 2 3.